Reka nongere mbaramutse mu izina rya Yesu umwami wacu n'umukiza wacu, mbifuriza amahoro y'Imana muri iki cyumweru. Giye gusenga Imana, tugiye kuganira nanone ku gushima Imana muri iki gihe gisa naho kinakomeye, ariko ndavuga hejuru yo gushima Imana. Reka mbanze nsenge, hanyuma twinjiye muri iryo jambo turisengere, tuze kuganira neza nko mu minota 45 tube dushoje kandi tugubwe neza. Uwiteka Mana y'imbabazi nyinshi kiranuka, ndagushimye nanone kuko wongeye kuduha uyu mwanya wo kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ngiye kuvuga kugushima Uwiteka, ko wavuze ngo mu bibaho byose tujye tugushima. Manuka ubane nanjye, uzikara ku munwa, ngewe mburu ugaragara, usobanura uri mu ijuru kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe. Ciye bugufi imbere yawe Nyagasani, ungirire neza muri Kristo Yesu. Sukiye amavuta kandi nabumva ijambo ryawe, basukiye amavuta. Cyoro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero bene data, tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryo gushima Imana. Ndaza kuvuga impamvu z'ingenzi dushobora gushima Imana, impamvu nkenye z'ingenzi dushobora gushima Imana. Niyo haba ari mu bihe bikomeye, niyo haba ari mu bihe byiza, tugashima Imana. Ndagira ngo dusome Ingoma za mbere ibice 16 dore ku murongo wa mbere, turebe amagambo ahari. Umusomyi Imana imuhe umugisha, tugendane mu izina rya Yesu nk'uko dusanzwe tugendana. Imana iguhe umugisha. Nuko binjiza isanduka y'Imana, bayitereka hagati mu ihema rya Dawidi. Yari yayibambiye. Baherako batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa. Haleluya. Baherako batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa. N'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawudi amaze gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka. Maze agaburira abantu Bayisiraheli bose arabagaburira, abagabo n'abagore. Umuntu wese amuhiriwe irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye, kandi ashyiraho bamwe mu Balewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, bajye bashima Uwiteka Imana, bajye bashima Uwiteka Imana, bajye bashima Uwiteka Imana ya Isiraheli bayisingiza. Abo ni aba Azafu yari we mukuru, abakurikirwa na Zekariya. Wenda rekera aho ngaho. Yashyizeho Abalewi, ashyiraho Asafu, bakajya bafata ibyuma binini bivuza amajwi manini n'amatoya, bakajya bashima Imana bavuga imbabazi zayo. Tujye mu Ngoma za kabiri 13-14 umurongo wonyine, hanyuma mfatanye ibi byanditswe turebe impamvu enye z'ingenzi zituma dushima Imana. Baravuga ngo abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere. Ngoma za kabiri 13 n'umurongo wa 14. Ngoma za kabiri isoma neza 14. Abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere n'inyuma, bahera ko batakambira Uwiteka. Yego. Abatambyi bavuza amakondera. Nuko ingabo z'Abayuda zirangurura amajwi. Bari zimaze kurangurura amajwi, Imana itsinda Yerobowamu n'Abisirayeli. Burekeye aho ngaho. Usoma umurongo wa 13-14. Witegereze neza. Turavuga ku gushima Imana. Hano rero Abisirayeli bari mu birori byo kugarura byo gucyura isanduku y'Imana mu ihema rya Dawudi. Noneho barishima. Dawudi ashima Imana. Dawudi aranezera kuko muribuka ko isanduku y'Imana yigeze kunyagwa, irijyanwa n'Abafilisiti bayo, ariko igeze aho iragaruka. Dawudi rero ikintu yakoze mu ncamake nuko yubakiye Imana ihema, ariyo sanduku y'Imana, nagenda yicyuramo. Aha rero niho yashyizeho Abalewi bo gushima Imana, bo guhimbaza Imana no kuvuga imirimo Uwiteka yakoze. Imana avuga gushima Imana.
mu mpamvu nateguye z'ingenzi zituma dushima Imana, Dawudi buriya yambere icyitegererezo gikomeye, kandi muribuka ko n'umuhungu we Salomo nawe yubakiye Imana inzu bitewe na Dawudi wakoze igishushanyo, akora igishushanyo mbonera, ariko Imana imubuza kwiyubakira inzu, imubuza kubaka inzu kuko ngo yari yaravushije amaraso yo mu Rwanda arwana intambara z'Uwiteka. ariko umuhungu we Salomo imubwira ko yuzubaka inzu. Habayeho ibintu bibiri rero, ni ukuvuga Salomo umuhungu wa Dawudi yubakiye Imana inzu, acyuramo isanduka yayo, ariko Dawudi we yubakiye ihema nawe acyuramo isanduka y'Imana. Habaye rero ibirori bikomeye cyane byo kwizihiza Imana, byo gushima Imana. Turi mu bihe bikomeye, ariko dufite agakiza, dufite Kristo, dufite ubudahangarwa, dufite amahoro niyo haba hari ibibazo, kuko isanduka yashushanyaga Kristo. Nanone barema ibirori rero byo kwizihiza isanduka, ni ukuvuga natwe ubwacu twabonye agakiza, twakira Imana muri twebwe. Hari ibihe rero turimo kunyuramo biruhije by'abana b'Imana, ariko nta mpamvu byatuma dutakaza mudendezo n'ibyishimo byo gushima Imana ku byo yakoze. Abisiraheli Imana yabakoreye ibitangaza, niyo mpamvu Dawudi yashimye Imana. Abisiraheli bari bake, ariko Imana irabagwiza. Abisiraheli baba bafite isezerano ry'Imana. Abisiraheli babaye mu buretwa igihe kiruhije cyane gikomeye, babamo barakubitwa, babumba amatafari, bishakira ibyo ibyatsi inganagano, barakata, ikiboko kibari hejuru. Ariko biravuga ngo nubwo bari mu byago, bari mu bibazo, mu gihugu kitari ikiwabo cy'uburetwa. Unyumve neza, ni ukuvuga ngo rero nta kintu cyabuza umukristo gushima. Biravuga ngo nubwo bababazaga, nubwo bakoreshaga uburetwa, ariko niko barushagaho kugwira. Ni ukuvuga rero no mu byago no mu bibazo tugomba gushima Imana mu izina rya Yesu. Yo haleluya. Baragwiriye buriya Abisiraheli batubereye icyitegererezo gikomeye cyane. Banyuze mu makuba, banyuze mu bibazo. Dawudi uyu nguyu yanyuze mu bibazo, ariko shima Imana. Nimo ndigisha rero gushima, nkangurira itorero, nkangurira abashumba, nkangurira abavuga butumwa bwiza, nkangurira intumwa n'abahanuzi, yuko tugomba gushima Imana n'ibihe byabikomeye. Impamvu rero ya mbere y'ingenzi ituma dushima Imana, nuko iyo dusenze Imana itwumva. Dawudi yasenze Imana iramurinda, imuvana mu maboko y'abanzi be. Nkunda Zaburi za Dawudi, ashima Imana. No mu bihe by'ibirori ashima Imana, abonye Imana ibyo ikoze ashima Imana. Natwe tujye dushima Imana. Yasenze Imana iramurwanira, iramurinda, noneho ashima Imana. Impamvu ya mbere rero ituma dushima Imana, nanone tugaruke muri iri jambo narivuze mu gihe gishizeho gato, mvuga ibintu bitatu, ubu ndavuga bine. Nuko iyo dusenze Imana itwumva. Bakundwa bene data, impamvu ya mbere nanone ikomeye dushima Imana no mu bihe by'amakuba, nuko iyo tuyihamagaye itwumva. Haba mu bihe byiza, haba mu bihe bibi, tugomba gushima Imana. Haleluya. Tugerwaho n'ibintu bikugoye, ujye ushima Imana. Nk'iki gihe cya korona turayivugira, hari ibabaje abantu, ibabaje isi yose, ubukungu bwakubiswe hasi, ibibazo birahari. Abana b'Imana bamwe batangiye guterana, abandi baraterana, ariko ndagira mbwira yuko mu bintu byose tugomba gushima Imana. Kubera iki? Impamvu ya mbere y'ingenzi nuko iyo dusenze Imana itwumva. Mu nzandiko za Yohana haravuze ngo ikitunezeza nuko iyo dusenze Imana itwumva. Nafashe urugero rwa Eliya, ndimo gusenga mishurirwa aya mabanga y'ubwami bw'Imana yo gushima Imana. Shobora kumbaza ngo ubuse turashima Imana ureba ibibazo bituzengurutse, mwamwe batanagitera n'abandi n'iki. Aho ngaho ni wanezeza umutima w'Imana iyo twashimye Imana mu bihe bitugoye.
iba mpamvu rero ya mbere iyo dushimye Imana, impamvu dushima Imana nuko iyo tuyisenze twumva. Nafashe urugero rwa Eliya. Abantu bari bamaze guta Imana, Abisirayeli bararetse Imana, baragiye kuri Bayali bareka Imana. Eliya abibonye ararakara. Ni umujinya wera, niko tuwita, umujinya mutagatifu. Aragenda asanga baravuze ngo nibwo mwaretse Imana mukajya ku mana z'abanyamahanga mukareka Imana, ndavuze ngo nta mvura izongera kugwa. Ibyo biraba. Ariko icyonjeho, impamvu ya mbere y'ingenzi dushima Imana nuko iyo dusenze Imana itwumva. Ndagira ngo nkubwire wowe nuhura n'amakuba ujye usenga. Iyo dusenze Imana iratwumva. Eliya yahagaze ku musozi wa Karumeli kubera ishyaka ry'Imana, yatumiye igihugu cyose. Imana iduha amavuta muri iki gihe cya none. Arangije aravuga ngo Imana iri budusubirishe umuriro niyo Mana. Hajya abahanuzi ba Bali 450 n'abasheri ngira ngo byose bari 850 ngo biriza umunsi bakotsora, bahamagara Bali ntiyabitaba. Noneho ngo kugeza igihe bicebeye amaraso araza ngo hari Bali yumve ntiyabumva. Ngo kugeza aha Eliya umuntu w'Imana bashinyagurira ko yarazi Imana ye. Impamvu ya mbere ikomeye cyane dushima Imana no mu bihe by'amakuba nuko iyo dusenze Imana itwumva. Haleluya. Eliya yarihandagaje azengurutswe n'umwami witwa Ahabu mubi, kandi azengurutswe nanone abahanuzi ba Bali, abapfumu n'abakonikoni benshi 850. Kubera azi ko Imana iyo umuntu ayisenze imwumva arayisenga. Ndagira ngo ubwire, iri ni ibanga rikomeye cyane rya mbere ry'ingenzi ryo kumenya impamvu ugomba gushima no mu makuba, nuko iyo uri mu makuba mu kigeragezo ugasenga Imana ikumva. Eliya none aravuga ngo bigeze mu masaha nimugoroba yo gutamba ibitambo, bibwira abantu ngo nimunyegere. Arangije none ngo yubaka igicaniro cyasenyutse, amabuye 12 ajyanye imiryango y'abana ba Isirayeli. Arongera ngo arongera agarura Imana ya Isirayeli mu mitima y'abantu mu bihe by'amakuba. Iyo impamvu y'ingenzi tuba dushima nuko iyo duhamagaye Imana, iyo dusenze Imana itwumva. Ujye usenga Imana. Gusenga ni intwari ikomeye ikubita Satani. Amaze gusana igicaniro, burya yasanaga imitima ya Isirayeli. Bibuka ukuntu bajyaga basenga Imana, agarura ububyutse, agarura imitima yari yarataye Imana yagiye kuri Bali kubera gusenga. Arangije ngo arahagarara, bazana amazi basukamo inshuro zingahe kugira ngo atangaze ku mugaragaro yuko wenda bataza kuvuga ngo yashyizemo akantu k'umuriro. Arahagarara asenga Imana ya Isirayeli. Haravuga ngo Mana ngo zibi ngibi kubera iteraniro ringose. Haravuga ngo nyumvira Mana nyumvira. Iyo dusenze Imana iratwumva. Haleluya. Niyo mpamvu ya mbere y'ingenzi, ujye usenga, wongere usenge, wongere utitirize, wongere winginge, wongere upfukame. Ibisubizo biri ku mavi kugeza igihe Imana ya Isirayeli, Imana yacu, Imana y'umwami wacu Yesu izakumvira. Arasenga, arangije gusenga umuriro amanuka utwika n'amabuye. Ntabwo nari nabona hari nubwo bakoraga amashyiga y'amabuye agateka ibiryo, ariko icyo gihe amavuta y'Imana yamanukiye mu mbaraga zikomeye. Yari yamaze guhamagara Imana iramureba. Imana ikeneye abantu basenga, Imana ikeneye abantu bayishima no mu bihe bikomeye. Hareba Eliya maze aranezerwa, kuko navuze ngo impamvu y'ingenzi dushima Imana nuko iyo dusenze itwumva. Iramwumvira, umuriro amanuka uratwika n'amabuye. Abantu bose babireba bari mu mpinga y'umusozi wa Karumeli. Noneho ngo babonye ngo bikubita hasi, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, ngo Uwiteka niwe Mana. Eliya afata abahanuzi aragenda arabica. Bisobanura ngo impamvu dushima Imana no mu bihe bikomeye igaragara. Impamvu ya mbere y'ingenzi nanone nuko Imana iyo tuyisenze itwumva. Yeremiya aravuze ngo ntabaza ndagutabara, mwareke ibikomeye utakwishoborera. Abana b'Imana nitugera mu bibazo, nitugera mu bintu bikomeye, tujye dufata iryo hame ryo gusenga Imana. Niyo mpamvu Yakobo yanditse agaruka ku nkuru ya Eliya. Yakobo intumwa ya Yesu aravuga ngo dore Eliya ari umuntu nk'abo. Yabanje avuga ngo niba hari uwabaye nasenga, niba hari unezero naririmbira Imana, niba hari urwaye natumira abakuru b'itorero bamusengera murambitseho ibiganza. Isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi rikamukura ku gisasiro. Arongera avuga ngo dore hari umuntu nkatwe arasenga. Amaze gusenga imvura irahagarara imyaka 3 n'amezi 6 ngiraho. Arongera arasenga imvura iragwa. Yakobo yabigarutseho mu butumwa bwiza, mu nzandiko za Yakobo, bana mu butumwa bwiza, avuga ko gusenga bigira umumaro umuntu asenganye umwete.
atanga urugero rwa Eliya. Rero bakundwa bene data nshuti z'umusaraba, aho kwirirwa urira, aho kwirirwa uganya, aho kwirirwa uvuga ngo twabuze inzira, dupfuka musenga Imana. Ihame rya impamvu ya mbere ingenzi nanone muri iri jambo mbabwira ryo gushima Imana nuko iyo dusenze Imana itwumva. Haleluya. Maze gutakaza umuryango wanjye muri genocide, nabanye nsigaye nkaho ndi incike, nsanga Imana ya Israheli ndayibwira ngo ma nkundi iyo mvuga ibya Israheli niyo ngarutse ku byanjye ndishima, kuko mu bintu bituma abana b'Imana bakomera harimo nk'ibintu nka bine. Harimo gusenga, harimo gusoma ijambo ry'Imana, harimo guhamya ibyiringiro byacu n'ibindi. Noneho nsenga Imana ya Israheli ndayibwira rero Imana mbaye incike, barumuna banjye ndababuze, bakuru banjye ndababuze, n'indi miryango yo hirya ndayibuze, hasigayemo bake buturapfarapfa nabo bibisigisigi b'inkomere barahunga. Mbwira Imana ngo Mana ndagusabye ngo uzampa abana b'abahungu. Iri jame ni ihame rikomeye cyane. Iyo usenze Imana uyizeye gukorera icyo wasabye, niba hari ibintu wasabye Imana, komeza ushime, no mu bikomeye nubwo utarabigeraho ushime, Imana izabigukorera. Imana iranyumva. Nigeze kuvugira mu iterane ndavuga ngo nasabye Imana abana b'abahungu, ndavuga ngo nzabyara umuhungu. Umukecuru arimo aravuga ngo kariya kagabo kihaye kwigira ubwibone, kandi ngo niyo Mana itanga urubyaro, arategereza ngo nzarebe mbyaye umuhungu araza arihana. Arambwira ngo buryo yavugaga mu materaniro yo ku cyumweru wigisha, navuze ngo se ni wowe utanga Imana, nako ni wowe utanga urubyaro, ni wowe Mana se. Ndavuga ngo nzabyara abahungu. N'abantu bajya babigira ibibazo, ariko nayo babwire ngo nimuzagireho ikibazo. Ibyo nasabye Uwiteka nibyo yankoreye, nashimwe. Yampaye abana b'abahungu barindwi. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. N'urugero nanze rero iyo dusenga Imana iratwumva. Jya usenga utitiriza, Imana irumva. Ntabwo Imana ari bari. Eliya yashinyaguriye abahanuzi. Bavuga ngo hari yasinziriye cyangwa harahiganye. Imana yacu ntabwo igisinzira. Imana yacu ihora iri maso. Bibiliya ivuga muri Zaburi ngo iyo ataba mu ruhande rwacu, ababisha bacu baba baratumize bunguri, amazi aba yaradutembanye, isuri iba yaradutwaye. Zaburi ndazikunda cyane. Haleluya. Impamvu dushima Imana rero nuko iyo tuyisenze twumva. Imana irumva. Imana irumva yumvise Eliya, Imana irumva yumvise Mose, Imana irumva yumvise abahanuzi, Imana irumva. Ngo dufite Imana yumva. Kandi mu ijambo rya nyuma navuze ku ngingo nanone nk'eshatu zituma impamvu z'ingenzi zituma dushima Imana. Navuze ko Imana ari Imana y'imbabazi, Imana ari Imana nziza, Imana ari Imana y'ukuri. Ni ukuvuga rero kuko Imana ari nyakuri irengera intore zayo, ujye usenga no mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshye. Dawudi yashimye Imana, ashyiraho kuririmbira Imana mu bihe byo kugarura isanduku y'Imana, ariko no mu gihe cy'amakuba yashimye Imana. Indi mpamvu ya kabiri y'ingenzi ituma nanone dushima Imana ni ukubera imirimo yakoze. Imirimo yayo yakoze ibyo yaremye. Ntucike intege mu rugendo watangiye rw'umurimo cyangwa rw'ubukristo. Jya ubura amaso ureba iby'Imana, ureba imirimo Imana yakoze. Ndanezerewe mu izina rya Yesu. Nta kintu kijya kinezeza nko kureba iby'Imana yakoze. Jya ureba imirimo Imana yakoze. Hano batizera Imana najya bashaka guhakana Imana. Ni impamvu y'ingenzi dushima Imana. Bagashaka guhakana Imana muri iki gihe, barimo barakora n'ibintu bimeze nk'abantu kugira ngo bagwabize umugambi w'Imana, ariko ntibabishobora. Ntabwo urebe iby'Imana yakoze, ubanze wihereho urebe ukuntu Imana yakuremye. Impamvu dushima Imana ni imirimo Imana yakoze. Ne data, iki kiranakomeye cyane. Imirimo Imana yakoze. Iyo umuntu arwaye
bakakujyana kwa muganga wenda warembye bakagushyiraho nka kiriya kintu cyongera umwuka, urushinge rwacyo ruba rubara, bakavuga bati bigeze mu mafaranga, bakaguca amafaranga y'umwuka. ariko baza reba Imana yashyizemo umwuka, ngeze mu myaka 50 ndacyahumeka, nta hantu ndabona iyo uguze umuriro hari ukawushyira hari muri cash power, barabara bakakubara ugatanga amafaranga ukawushizemo ukongera. reba umwuka nushaka. Impamvu ya kabiri y'ingenzi dushima Imana ni ukureba ibyo Imana yakoze ukiheraho, bavuga si uyu mwuka. Umugabo umwe umusaza umuhanga yagiye kwa muganga, noneho abura umwuka, bamushyiraho umwuka, baramwongerera, dogiteri amwitaho, aramwongerera, noneho arongera agarura ubuzima, arakira. ngo noneho amuhaye fagitire y'amafaranga y'umwuka bamwongereye, hararira. Nyumva neza shuti, impamvu y'ingenzi ya kabiri dushima Imana ni ukureba Imana imirimo yakoze ukiheraho ukuntu yakureba, n'ukuntu ikurinze, naho yakunyujije. Ibyo bintera gushima Imana. noneho ngo ararira, dogiteri nawe arababara, aravuga ati ze nakuvuye. Nyumve neza mba nishimye mu mwami wanjye, aravuga nakuvuye, nakugiriye neza, wakize, aho kugira ngo unshime none urarira. yaramubwira ati ya dogiteri, ntabwo ndijijwe nuko wamvuye nkaba nakize. ati ikintu kindijije, ndebye fagitire bampaye y'uyu mwuka mwanyongereye, ndebye mbona nabaye umupfapfa, sinubaha Imana. Negereje imyaka maze ku isi mumeka, umwuka ugenda ugaruka, nta fagitire bambariye. ati numva nahemukiye Imana, niyo mpamvu ndize. rero impamvu ya kabiri ituma dushima Imana, niyo byari mu bikomeye, nukureba imirimo Imana yakoze, kuntu yaturemye mu buryo butangaje. niko Dawidi yavuze, ubura amaso urebe imisozi, bizagutera gushima Imana. kandi abantu bakubwira ngo nta Mana ihari, ninde n'umwe, n'ibyo bakora n'abahanga bakora amakompiyuta, n'abahanga bakora ibyogajuru, n'abahanga bakora ibintu bahera ku by'Imana yaremye. nta muntu urivumburira ikintu na kimwe ngo agihereho. bahera mu byo bacukura mu butaka, bahera ku mazahabu y'Imana yatabye mu butaka kuko yahaye isi abantu ngo bayitegeke, bahera ku biti by'Imana, bashongesha amabuye y'Imana bakayakoramo ibintu. nta muntu urahimba ikintu cye akivumbuye ngo avuge ngo ndakibyaye cyangwa kibyare mu nda cyangwa uyawe. ntihazagira abanyabwenge babashuka. jya utekereza ku Mana n'imirimo yakoze bitume uyishima, niyo urimo kunyura mu ntambara no mu bibazo. kuzanzanira umuntu we ufite ikintu yibyariye adahereye ku by'Imana yaremye, kandi uwo twadiringa. ariko Imana nujya ureba imisozi, ureba amazi, ureba inyanja, ureba ibibaya, ureba ibiti, ureba ubwatsi nabyo ukuntu biyishingiza, ureba inyamaswa, ureba inyoni, ureba ibikuzengurutse, ibidukikije, hanyuma uzamure umutima wawe ushima Imana. bene ibigiye b'abapfapfa ntabwo babizi, ariko turababwira amabanga y'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Haleluya. kureba imirimo Imana yakoze, iyo nshaka kunezererwa Imana, ndeba imirimo Imana yakoze, imirimo y'intoki zayo. Imana ijambo ryo yavuze ngo habeho inyanja, ngo amazi ajye ukwayo, ubutaka bujye ukwayo, isanzure ribeho, ijuru ribeho. ntiyashyiraho inkingi ngo ritatugwira, ishyiraho ibiva bibiri, gutegeka kimwe gitegeka amanywa, ikindi gitegeka ijoro. umuntu yakwirukanka yagera mu kwezi, bakavuga ngo ni umuntu wavumbuye kujya mu kwezi, muri aporo ya mbere yagiye producer cyangwa prokere, akavuga ibintu by'ibiri aho ngaho, kumva umuntu uri igitangaza. ariko bakibagirwa ko icyo yagiyemo yagiye mu kintu kitari cye, atigeze akora. Imana yatanze ubwenge bwo kuvumbura ukuntu umuntu yakijyamo, ariko nyir'ubwite ni Imana. ibyo bituma dushima Imana. Haleluya. ariko ikibazo abantu bashima Imana
agushima abantu kuruta Imana. Nk'uwo muntu amateka agahari, ariko amateka arahagura. Yashyizeho ukwezi, wajya mu kwezi ukaza waciye ibintu, ubundi umuhanga, yewe uri umuhanga, ariko wagiye mu kwezi kw'Imana. Ibyo rero nibyo bituma dushima Imana kubw'imirimo yakoze. Kwihagira amazi ukuvuza ukuntu kwiyuhagira ari byiza, zikuntu kurya ari byiza, ariko mwagiye muhishurirwa. Uzi gufata igiti cy'umwumbati gisa naho hari ikintu kiri aho ugashyira mu bitaka, ejo ukazajya gukurikirana ukagikurayo ukabona ukuyeho imyumbati urari, ibijumba no, amasaka no, amashaza no, warangiza kubirya wahaga nkuvuga ngo ni igitangaza nakomeye. Oya, iyo dushima Imana tureba ibyo yakoze. Haleluya. Numva noneho nasara. Imana ni nziza, Imana yambereye Imana. Ibi ni uguhishurirwa, ntabwo ari ubwenge bw'abantu, ntabwo ari uguhishurirwa kw'Imana. Ukorora inka y'Imana utabumbye ikirirwa ry'ibyatsi. Mana wenda gushimira imirimo itangaje bakoze, wagize yamara kubyara ukinikiza inka yiriwe ry'ibyatsi bihekenya, ugakama amata yera ukayanywa, arizo ukavuga ngo ndakoze. Ukaze gute? Tujya dushima Imana kubera imirimo yakoze. Haleluya. Ukajya mu modoka zawe tugatangira gukabya, ukibagirwa yuko bayikoze mu bikoresho by'Imana bacukuye iyo ngiyo hasi Imana yatavyemo ubutunzi bwayo babuhinduramo amamodoka, ugashyiramo lisansi bacukuye mu butaka bw'Imana, ukiruka ukavuduka cyangwa indege ukayijyamo ukibagirwa, ukashyiramo benzine ukajya mu bihugu ikanyaruka mu isaha imwe ukabugeze mu Burayi. Wari ngo urakomeye, hakomeye Imana yabiremye. Nawe ndagushimira ko Imana yaguhaye ubwo bwenge ugakomera, ariko ntuzatakaze gushima Imana. Nujya mu ndege y'Imana gushima Imana, naho urimo kunyura ntabwo ari waharemye, nta sogokuru waharemye. Cyo kirere urimo kunyuramo, nugera mu ndege Imana yaguhaye umugisha, ujye ushima Imana uvuge ngo ndagushimye Mwami ko ndi mu kirere cyawe. Ahantu hose hari Imana, keretse kuba atazi ibyo bintu kugira ngo twihutire ntaza gutinda. Ariko hoha jya ureba iby'Imana, nujya koga, nujya muri pisine, jya uvuga ko amazi ari ay'Imana. Uzareba iyi imvura yabuze cyangwa ubukonje bwaje igihe cy'ubutiti, ngiye muri ibyo bihugu bamo ubukonje, kuko abantu baba bameze. Uzareba inanga muri Afurika iwacu iyo izuba ryacanye, Imana itaratanga uwo mugisha. Nubireba rero iby'Imana yakoze n'imirimo yakoze, niyo mpamvu ya kabiri mvuze bizagutera gushima Imana. Wijya kure. Mpamvu ya gatatu tuma dushima, y'ingenzi tuma dushima Imana, ijambo ryo gushima ryanyoheye cyane. Nuko isohoza amasezerano yayo. Nabivuze hariya ndavuga ngo Abisirayeli bari bake cyane, bari mu buretwa igihe gikomeye. Imana ibaha isezerano yuko izabavanayo kandi izabahindura ubwoko bukomeye. Uzarebe Isirayeli ni agahugu gatoya k'ubutayu, ariko ahantu hose Isirayeli irakomeye. Mu gisirikare irakomeye, mu buhanga, mu ikoranabuhanga irakomeye, mu gukorera hamwe irakomeye, mu bucuruzi irakomeye. Bari mu bihugu byose, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abayuda bari iyo ngiyo nibo bakora ibintu bikomeye cyane, ntabwo babakinisha. Rimwe ibihugu byigeze kubakoraniraho by'Abasilamu, nyabona ibihugu biri za Libani n'ibindi byose bibazengurutse, bibagabaho igitero, intambara y'iminsi 6. Isiraheli irabakubita ibigizayo kubera ko Imana yabahaye isezerano. Bari bake, iravuga ngo nzabagwiza. Ntabwo turi bujye mu byanditswe cyane, ariko unyumve. Kandi rero nzabahindura ubwoko bukomeye, kandi nibwo bwoko Imana yatoranije. Ni igihugu cyera cy'Imana cy'umugisha. Ni ukuvuga rero ngo indi mpamvu ya gatatu ituma dushima Imana, nababwiye binasigaje kimwe, nuko isohoza amasezerano yayo, igakura umuntu hasi ku cyavu ari mayibo, ikamuhindura umukozi wayo, agakora ibimenyetso n'ibitangaza, izina ry'Uwiteka rigashyirwa hejuru. Haleluya. Ndavuga ku mpamvu tugomba gushima Imana no kubuhumeka no kuburya. Hariho n'abantu batabasha kurya, kuburya ushima Imana, kuba wambara ushima Imana, nusinzira ukabyuka ushima Imana. Imana ni nziza, Imana ni nziza, yambereye nziza. Isezerano ry'Imana Abisirayeli bakuye mu buretwa,
natwe twari ibiretwa, nabyisi ibiretwa, twakoreshwaga gahato, twakoreshwaga imirimo y'agahato na Satani, ikakurongora ikakujyana kwa maraya ukajyayo kararayo, bwaki ikakujyana mu kabari ukayanywera. Twari ibiretwa bikomeye, ariko dufite isezerano ry'Imana ry'agakiza nuko tuzabona ubugingo. Israeli bari bake ariko Imana irabagwiza. Reka mbabwize ukuri, twari ibiretwa, kandi ikimbabaza nanone bene wacu benshi baracyatwazwa igitugu. Twari ibiretwa tugakubitwa ijoro ryose, tugakubitwa amanywa, nta mahoro dufite, nta mutekano. Twavuye iwabo y'inyamaswa zihuma, ba data basogokuru ntabwo bateye ibiti twugama mu izuba, izuba ryaradukubise rirongera dukubita. Bamwe ukavukira mu busambanyi, undi ukavukira mu muryango ukunda inzoga, undi ukavukira mu muryango w'urwango uzi kwica cyane, uzi gutema, undi ukavukira mu twari ibiretwa. Impamvu dushima Imana rero nuko Imana ari Imana isohoza isezerano ryayo. Imana yadusoreje amasezerano, imaze kuduha Yesu araza turakizwa, tuvana muri ibyo bibazo. Ndashima Imana ko ibiganza byanjye ari ibyera bitigeze bimena amaraso kubera agakiza. Ndashima Kristo kubera ko nta madosiye mfite mu nzego za leta. Uko ngana uku nguku imvi zimaze kuba uruyenzi, ariko ndinzwe n'agakiza k'Imana. Imana ni Imana isohoza amasezerano. Ibyo yambwiye ko izamumugisha irimo irawuma. Yushima Imana ku isezerano ryayo, kandi naho ryatinda ntabwo rizahera. Niko yabwiye Habakuki ngo nzahagarara hejuru y'umunara ndagaguze ngo nzumve icyo Imana imbwira. Ngo maze Imana avuga ngo ibyo iwanyu byandike kubikomana ngo ubitegereze, ngo naho byatinda ntabwo bizahera. Abisirayeli bamaze imyaka 430 bari mu buretwa, ariko kuko bari abana b'isezerano ry'Imana, ndavuga ukuri simbeshya, bari bake baragwira. Bava mu mugabo witwa Yakobo, bamaze igihe avuga Imana iravuga, numvise kuniha k'ubwoko bwayo, ihagurutse umugaragu wayo Mose warereye kwa Farawo, ntiyapfirayo kubera isezerano ry'Imana, bica abana b'impinja. Bibiliya ni ndende sinayivuga ngo nyirangize, ndafatamo bike by'ingeri. Impamvu ya gatatu dushima nuko Imana isoza isezerano. Uyu munsi niba kuvuga ijambo ry'Imana, Imana igusoreze amasezerano ufite, aho yigaraguye imbere y'inginga, aho wasenze uyirira uyibwira ngo Mana nyine, Imana igusoreze amasezerano. Imana ni Imana isoza amasezerano. Yarinze Israeli agenda, ibambutse inyanja, ibacisha mu nyanja nta bwato, ibacisha mu nyanja, ingabo zibakomeye zibakurikiye kubera isezerano ryayo barambuka. Miriyamu afatanira rero na Israeli bahimbaza Imana, batera indirimbo, none zakwambutsa. Haleluya! Kino ikintu gikomeye cyane. Rero Imana ikugwize. Mbabwiye yuko Imana yambaye umugisha w'abana 7 b'abahungu maze gutakaza umuryango. Gware imibare yanjye sinirwa nyijyamo cyane, nawe urabyumva. Navuze abakobwa uzamuzama abakazana kugira ngo ngwize umuryango. Niyo cano nanyuzemo kandi Uwiteka yarabinkore. Cyo ndagitegereje cyo kuzabona abana beza b'abakobwa bazashima Imana. Uravuga iki kandi? Tuvuga iki? Babwiye ibyo bintu. Ikindi cya Imana isoza amasezerano yayo, yatuvanye mu buretwa, yatuvanye mu bupaga, twavukiyemo twose mu maraso neza. Twebwe iwacu twavukiye badutozaga gukora ibyaha tukiri abana, bakatwigisha kunywa inzoga, bakatwigisha urwagwa rwa bitoki. Babyita ngo ni barukatamo, ugasanga umuntu ari ku kintu bakatesha ibirenge, kera bengeshaga ibirenge akakinywa. Naje ngo mbaye musirimu nangira kunywa inzoga yitwaga ngo Novibar, banyitaga ngo ni rwa Novibar. Kiyoga cye bengaga mu bitoki binyuze mu mashika, nka kigutomera nka sinda nkabimbwa nk'abakadaveri. Imana naho yadukuye isohoza amasezerano yo kwaduhaye Yesu kugira ngo aducungure, azaducungura. Nawe rero ujye ushima Imana. Icya nyuma cya kane, impamvu ya kane dushima Imana, ituma dushima Imana nuko Imana yaduhaye igihugu. Imana yacu yaduhaye igihugu, niyo yashyizeho amahanga itanu, ishyiraho ingabano. Nubwo abantu bivanze bakagenda
bakicara iyo ngiyo abazungu sinabijyamo mu nama yabaye ngira ngo ni Berlin bagashyiraho ukuntu bazagabana ibihugu ariko Imana yashyizeho amoko ishyiraho abashinwa ishyiraho abanyamerika ishyiraho abanyarwanda ishyiraho abaganda ishyiraho abanyankore abandi baraza bavanga ibintu kubera umugambi wa Satani ariko dushima Imana ko yahaye abantu igihugu ntitube nk'inyoni ntiturare mu biti nk'inyoni ntiturare mu bihuru nk'inyamaswa ntitube muri za pariki ikatugira abantu ikaduha igihugu tukagitegeka igashyiramo abanyabwenge bigisha abantu guhinga abandi bigisha abantu korora abandi bigisha abantu igisirikare abandi bigisha abantu uburezi imisozi irindwi abandi bigisha abantu imyidagaduro abandi bigisha abantu ubucuruzi abandi imiryango abandi itorero idini ishyiramo impano zitandukanye abandi baba bakinnyi b'umupira abandi baba itari abandi bajya mu ikoranabuhanga Imana itanga ubwenge Imana yaduhaye igihugu kugira ngo tugikorere kidutunge niyo mpamvu nkunda igihugu jya ukunda n'igihugu ntukanga igihugu Imana yaduhaye igihugu nubwo Satani yavangavanze bimwe abanyarwanda bagatatana bamwe bakagenda ariko Imana yaduhaye igihugu Imana yahaye Isirayeli igihugu ibavana muri Egiputa ibaha igihugu cyabo cya gakondo hari igihe Isirayeli yari yahanaguwe ku ikarita niyo mwaka w'1948 nibwo yongeye agaruka ku ikarita kubera isezerano ry'Imana Imana yaduhaye igihugu nimugakine banyarwandakazi bakristo bavandimwe bene data aya ni amasezerano ibi ni ibintu bituma dushima Imana yaduhaye igihugu ariko abantu bageze mu gihugu batangiye kurya Imana yavuze ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga ngo nimuzavuge ngo ni amaboko yacu mu gutegeka kwa kabiri cyangwa muvuge ngo ni ubushobozi bwacu n'ubushake bwacu oya abantu bageze mu gihugu barariye barahaza batangiye gusunika Imana babyiga bayigizayo ibyo ntibikabeho haleluya Imana yaduhaye igihugu Imana yahaye Isirayeli igihugu ntabwo rero abantu bakwiye kugikiniramo ngo bikorere ibyo bishakiye basambane barya ruswa bice batera inda abana babangavu banywa ibiyobyabwenge basinde basare ndabahugura nka mwene so ndabahugura nk'umunyarwanda Imana yaduhaye igihugu kugira ngo tukibemo n'abana bacu bakibemo tuzabatoza imico myiza ya gikristo bo kuzarwana be kuzahura navuze ngo basogokuru ntabwo bateye ibiti twugamamo izuba birangije hazamo n'abamatsi ibihugu baraduta turasenga Imana ya Isirayeli turasenga Imana yacu kugira ngo mumenye impamvu zo kuyishima uve mu byo wibwira zumvira ijambo ry'Imana rero Dawudi yakoze ibirori acyura isanduku y'Imana ayicyura mu ihema bahimbaza Imana agaburira abantu ibyo bisobanura umugisha iyo mwashyize Imana mu gihugu igihugu kibona umugisha iyo mwakuye Imana mu gihugu igihugu gikubitwa n'umuvumo kuko Imana niyo yagihanze niyo yakiremye ntabwo cyahanzwe na gihanga n'abantu uko bivuga cyahanzwe n'Imana yaramye ijuru n'isi igategeka amazi ikayaha itegeko ngo atarenga inkombe igashyiraho isanzure n'Uwiteka Imana ikomeye yabiremye niyo naje kuvuga uyu munsi rero tugomba kuyishima mwijya gushima Imana mwe gushima ibitari Imana rero mu magambo make twavuga gushima Imana kandi tuvuze n'impamvu Salomo yacyuye isanduku y'Imana mu rusengero none haba ibirori byo gushima Imana turashima Imana ko yaduhaye agakiza ariryo sezerano rya Yesu turashima Imana ko dutegereje kuzaraga ubugingo nubwo turi kunyura mu bihe bikomeye urahura n'umuntu akavuga ati karabaye korona yaraje akavuga bati urushinge rugiye kuza bazadutere bazadushyiremo microchip usange badukubite ibyo ntabwo itorero tubitinye umunsi byatangiye gukora mu bantu kuko dufite Imana yacu dufite amasezerano izaturinda mu izina rya Yesu kandi ugira ngo uhumurize ukomere ntuzatinya gushima Imana ngo turi mu bihe bya nyuma ijambo ry'Imana rirabivuga ushima Imana kubera ibyo yakoze kubera imirimo yakoze kubera ko tuyisenga ikatwumva ni ibintu bine mbabwiye dushima Imana mu ngingo zayo z'ingenzi impamvu z'ingenzi zifatika dushima Imana nabwiye ko icyambere nuko iyo dusenze Imana iratwumva Imana yumvise Abisirayeli barandika noneho bijya mu matwi y'Imana irazira bavana mu Egiputa nusenga Imana izakuvana muri ibyo bibazo twumvise nanone yuko indi mpamvu
ariko kureba imirimo Imana yakoze, ibi byose turebesha amaso tugahimbaza Imana yo mu ijuru, kandi abantu mukibuka ko bahera ku by'Imana yakoze. Iyindi mpamvu mbuze nuko Imana isohoza isezerano ryayo. Iyindi mpamvu ya nyuma y'ingenzi ituma dushima Imana nuko Imana yaduhaye igihugu. Ntabwo dukwiye kujyamo ngo dukore ubushake bwacu, kuko Imana yaravuze ngo nitugera mu gihugu tukarya tugahaga, ntituzareka Imana yacu ngo tuvuge ngo n'imbaraga zacu. Imana yaduhaye igihugu kubera urukundo rwayo, kubera imbabazi zayo. Twebwe bayimenye ibyo turabizi, mukomeze mushima Imana, abatarayimenya bayimenye. Nukuri Imana izadukorera ibitangaza. Imana impe guca bugufi imbere y'itorero rya Imana, impe guca bugufi ko nasobanukira ibanga kw'ibyo ari ubutumwa mvuga, ari ibitangaza Imana inkoresheje mu bihe by'ivuga butumwa natangije, kuko nabonye ibitangaza byinshi. Nta na rimwe ari yakoze ibitangaza, ahubwo Imana yanjye nkorera niyo yabikoze. Niyo mpamvu nyishima rero. Aho yankuye mu bya, ikankura mu nzara, ikankura mu bwambara busa. Najyaga gusezeranya abantu nkajya gutira imyenda, ntagira n'amafaranga yo kugura imyenda, ariko ndi mu muhamaga. Ndagushima Mana ko wandinze, ariko ntabwo nyitira imyenda. Wapi? Rero nawe ushobora kurimo kunyura mu bibazo. Nugira mu bibazo, buri ikintu gishegesha ubwami bwa Satani n'imigambi ni ugushima Imana uri mu kibazo. Navuga azima uribuka yo bashima Imana yamaze kuba nk'igihwere abandi bamutereraga, ariko Imana ibonye gushima kwa yo ngo iramwitura imukubira kabiri. Imana igukubire kabiri mu byo wari ufite, mu byo wanyuzemo. Rero reka ndekera aho ngaho, tugenda dufataho iminota mikeya, urugendo ruracyari, tuzakomeza kuganira twavuga gushima Imana, twerekana n'ingingo z'ingenzi zifatika, impamvu z'ingenzi zifatika dushima Imana. Nizo ngizo mvuzenye, nzongeye abumvise inyigisho yanjye y'ubushize nabwo navuze izindi 3 ngo zibaye 7, n'umubare w'umwuzuro w'Imana. Ntuzatinye, Imana ikunda abantu bayishima mu bibazo. Niyo mpamvu yakunze Yobu, yaramutanzeho n'urugero avuga ngo hari Yobu, hari Daniel, undi yavuze simwibutse neza, ariko yaravuze ngo igihugu kiramutse kiguye gitumo niyo baba bahari umuntu azabazwa ibye nta muntu. Ariko Imana yavuze Daniel ivuga Yobu kubera ko bayubashye. Rero Imana ibaho umugisha, mureke twubaha Imana no mu bihe bikomeye. Nge namaramaje, muze tugendane. Imana ibaho umugisha kubw'iryo jambo, cyubaro kibi cy'Imana. Reka ndisengere rero kugira ngo ushime Imana mu bibaho byose, tujye dushima. N'uwapfusha ushime, n'uburi imiryango ushime, n'uburi imfubyi ushime. Aho ngaho Imana izahazamukira, yibuke imirimo, yibuke ko wayihamije, kuzamure mu ntera mu izina rya Yesu. Data mwiza w'imbabazi nyinshi ikiranuka, reka tugushime kubw'imirimo itangaje wakoze. No muri iki gihe cy'icyorezo Mwami waraturinze ntitwapfa, abantu bari mu mazu urabarinda. Ndagushimye Mwami. Twari tuzi yuko nitujya mu mazu hazaba ibibazo, ariko abantu basohotsemo Mwami warabarinze, barabyibushye. Ushimwe Mana ko turindiye imfubyi, ushimwe ko waduhaye igihugu, ushimwe ko waduhaye itorero, ushimwe ko turi mu itorero ryawe, ushimwe Mwami kubw'ubutumwa bwiza mvuze kuri iki cyumweru. Abazabyumva bazahabwa umugisha, ngo wahe icyubahiro mukunzi mwiza ko rero bikoze. Izina ryawe ryarishirwe hejuru. Sabe abantu bose umugisha, banyumvise kuko ukomeze kubarinda, nkuko abisirayeli bari bakeya ukabagwiza, ukabaha imbaraga mu bukungu, ukabaha imbaraga mu gisirikare, ukabaha imbaraga mu buhinzi, akaba ari igihugu cy'intangarugero kigenda cyigisha abantu, kiba training. Uwiteka natwe mu bwoko bwawe Mwami udukorera ibyo, tugwiza imbaraga mu gihugu, tugwiza imbaraga, tubona ibyo kurya, tubona ibigisha yawe, icyora gikomeze kubica. Natwe tuzakomeza kugushima, izina ryawe rishirwe hejuru. Kandi abatarakumenya turabasabira kugira ngo bihane, bamenye ukuri kwa batu, bave mu biretwa nkuko natwe twari ibyo. Izina ryawe rishirwe hejuru, ngo wahe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu, amen. Murakoze. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo atwaranire mu ngingo zanyu. Mushime Imana, muzaraga ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.